twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi ndetse n'abadukurikiye kuri channel ya Nine Hope TV. Imana ibahereza umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho ivuga iti urugo rudashigikiwe n'Imana rurasenyuka. Bene data, urushako ruranezeza. Abenshi baryohewe bakavuga ko urugo rwiza ari ijuru rito iyo rushigikiwe n'Imana. Buri muryango ugira ibihe bibi n'ibihe byiza, ariko si bigenda bite iyo havutse ikibazo. Ingo nyinshi, haba iz'abakristo ndetse n'abandi muri rusange, zirajegajega. Ni bombori, ese biraterwa n'iki? Wowe uduteze amatwi muri kano kanya ndetse n'abakunzi bacu ba Nine Hope TV, turabaramukije, mugira amahoro y'Imana. Mube hafi mukurikirane izi nyigisho kuko zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uwakoze subscribe turagushimiye cyane. Niba wowe utarayikora, kanda nonaha kuri subscribe ndetse ukande no kuri share izi nyigisho uzisangiza abandi. Nk'uko twatangiye tubivuga, icyigisho cy'uyu munsi kiragira giti urugo rudashigikiwe n'Imana rurasenyuka. Reka dusome Yobu ibice 11 n'umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugitekure, kandi we kwemera ko ukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka ng'amazi amaze gutemba. Amena. Bene data, Yobu aratugira inama nziza ahangaha y'uburyo ki tugomba kubaka urugo rwacu, urugo rushyigikiwe n'Imana, urugo rukomeye, urugo rutajegajega. Hari impamvu Satani ahiga ingo zacu. Yosuwa amaze kubona uko Abayisiraheli bari kwitwara, aravuga ati njye n'urugo rwanjye tuzakorera Imana. Bene data, ndagira mbabwire ngo urugo rwawe ni itorero ryo mu rugo. Satani impamvu ahiga rya torero ryo mu rugo, nuko kugira ngo itorero rya Kristo rigire imbaraga rihera mu rugo iwawe. Iyo Satani amaze kujegeza iwawe mu rugo cyangwa se iwanje mu rugo, itorero ry'Imana muri rusange rirajegajega. Niyo mpamvu tugomba kubakira ku mahame ya Bibiliya kugira ngo twubake ingo zacu. Bibiliya ni umuyobozi mwiza. Iyo tugendeye ku mahame ya Bibiliya tukagenderaho neza uko yanditse, ingo zacu zirakomera. Icya mbere, tugomba kwiboneza, tukaboneza imitima yacu, tugasenga. Wowe mugabo urimo kunyumva, wowe mugore urimo kunyumva, sengera urugo rwawe, sengera umutwaro wawe, sengera umudamu wawe, sengera abana bawe. Senga kugira ngo urugo rwawe Imana irushigikire. Icya gatatu ni ukureka ibikorwa bibi, ukitoza gukora ibikorwa byiza. Uve mu bibi, uzibukire ibibi, ugendere mu byiza, Imana izaguhereza umugisha. Icya kane ni ukwirinda ibyaha no kubirinda n'abawe. Wikishora mu byaha, aho gutandukana n'ibyaha, maze ukiranuke, Imana iguhereza umugisha. Niguha umugisha, urugo rwawe rurahabwa umugisha kandi urashyigikirwa mu izina rya Yesu.
Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 3 n'umurongo wa 7. Petero wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 7. Turasoma mu izina rya Yesu. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu mwerekana ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe nk'abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Amen. Hano muri uru rwandiko rwa Petero haragirwa inama abagabo. Abagabo bakwiriye kubana n'abagore babo amahoro, kandi bakamenya ko abagore ngo ni inzabya zoroshe, ntabwo bahwanije natwe gukomera. Niyo mpamvu tugomba guca bugufi kandi tukabihanganira. Ese bigenda gute iyo ibibazo bivutse mu ngo zacu? Ese ntabwo uba uwa mbere mu kwishyira hanze? Ese ntabwo uba uwa mbere mu gusenya urugo? Ese bigenda gute? Reka dusome mu Bakolosayi ibice 3. Abakolosayi ibice 3 n'umurongo wa 12. Abakolosayi ibice 3 n'umurongo wa 12. Twumve uko Bibiliya ijambo ry'Imana tugira inama muri iki gitondo. Nuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambara umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi. Imana iduhe umugisha. Haleluya. Nuko nguko bikwiriye intore z'Imana. Bibiliya ngaho iratugira inama, kubera yuko hari abantu ntihabura urundurundo, ariko ikibazo kivutse tugomba kwikemurira ikibazo dushingiye ku mahame ya Bibiliya. Ngo twambare umutima w'imbabazi. Wowe umugabo ugomba kugira umutima w'imbabazi, wowe umugore ugomba kugira umutima w'imbabazi. Niba umugore wawe yaguye mu cyaha, mubabarire. Niba umugabo wawe yaguye mu cyaha, mubabarire. Gira umutima w'imbabazi, uce bugufi, kandi ugire n'ubugwaneza no kwihangana. Ingo nyinshi zirasenyuka muri iyi minsi kubera kubura kwihangana. Ingo nyinshi zirasenyuka muri iyi minsi kubera kudaca bugufi. Ingo nyinshi zirasenyuka muri iyi minsi kubera kudakiranuka. Imana rero ndifuza yuko Imana ishigikira ingo zanyu. Ndifuza ko Imana ishigikira urugo rwawe, kuko urugo rwawe ni itorero rito. Urugo rwawe nirukomera, n'itorero usengeramo rizakomera. Urugo rwawe niruhabwa umugisha, n'itorero usengeramo rizahabwa umugisha. Ndagusengera muri iki gitondo kugira ngo Imana igushigikire, Imana ishigikire urugo rwawe, Imana iguhe umugisha, ihe n'umugisha urubyaro rwawe, ihe umugisha itorero usengeramo muri iki gitondo. Nizo ngwifuriza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.